Inshuti muvandimwe, reka dushimire Imana yacu, reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi, tuyishimire ubuntu bwayo, kugira neza kwayo kwinshi, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ni Imana itureberera, ni Imana itwitaho, ni Imana itadutererana uko bukeye n'uko bwije. Impuhwe zayo tuzibonaho iyo bukeye, iyo bwije. Imana kugira neza kwayo kwinshi kurigaragaza. Reka rero twese abahumeka twongere dufatanyirize hamwe gushimira Imana yacu, tuyihimbaze twese tugira tuti: gushimwa, icyubahiro no guhimbazwa Mana bibi byawe none n'iteka ryose, amen. Reka rero mbaye ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ni ibyigisho bitegurwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ibyigisho bitegurwa hakurikijwe ibihembwe. Niyo mpamvu turi mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka w'ibihumbi 2026. Amigisho turi kwiga muri iki gihembwe ni amigisho avuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Icyigisho tugezeho rero ni icyigisho cya gatanu. Icyigisho kitubwira ngo uburyo bwo kwiga Bibiliya. Icyo kwibukwa cy'iki cyigisho cya gatanu kiratubwira ngo niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashoboza gukora icyo naritumye. Ni amagambo aboneka muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11. Reka rero dusenge maze dukomeze n'iki cyigisho. Turagushimye Uwiteka, uri Imana nzima, ugira neza, ukunda kubabarira. Tugize umugisha wo kubona akanya ko kuganira ijambo ryawe. Reka Data, iri jambo ryawe ritureme kandi ridushoboze kunga ubumwe nawe, ridushoboze kuzamura umushyikirano tugirana nawe, mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cya gatanu tugiye kurebera hamwe ingingo y'ibibanza yo ku isabato nimugoroba, dukomerezeho n'ingingo yo kuwa mbere w'isabato. Hanyuma umwanditsi yatangiye atubwira ngo ibuka igihe wakiraga Bibiliya yawe ya mbere. Igihe wakiraga Bibiliya yawe ya mbere mu mibereho yawe, ahari wari ukiri umwana maze uyihabwa n'umuvandimwe w'umukristo, cyangwa se warayiguriye wowe ubwawe igihe wari umaze kuba mukuru. Igihe cyose waba umaze ufite Bibiliya, birashoboka ko waba ufite izirenze imwe. Tekereza rero ku gaciro uha icyo gitabo tunze cya Bibiliya. Ugiha agaciro ki? Mbese ni kimwe mu bitabo uha agaciro cyane, umutungo w'agaciro se? Cyangwa kuba ufite ijambo rizima ry'Imana mu biganza byawe ntabwo biha agaciro? Mbese uharanira guhora uyisoma? Mbese wigeze wibaza uti nahera he? Ni gute nasoma iki gitabo kugira ngo ndusheho kwegera Imana? Ibi se wegeze ubyibazaho mu mibereho yawe? Martin Luther yaravuze ati, maze imyaka myinshi nsoma Bibiliya 2 mu munsi. Iyo Bibiliya iba ari igiti kinini kandi gikomeye, kandi amagambo yayo akaba ari amashami, nakagombye kuba narakoze ku mashami yacyo yose, nshaka kumenya ikirimo ndetse n'icyo yigisha. Waba wiga Bibiliya buri munsi, cyangwa Bibiliya yawe yaba imara igihe kinini ifunze iri mu kabati k'igitabo,
ukuri ni uko twese dushobora kongera igihe tumara twiga Bibiliya turi kumwe n'Imana. Muri iki cyumweru rero tuzarebera hamwe uburyo turushaho kwiga neza iryo jambo ry'Imana. Inshuti muvandimwe, ese ujya ugira ibihe byo gusoma Bibiliya ku rwawe ruhande, ukicara aricyo kikuraje ishinga, utari kumwe n'abandi muri rusange? Ibi bihe urabikeneye aho uri hose. Ushobora kuba wenda utagira Bibiliya, ariko ca mu nzira zose zishoboka ugure Bibiliya, kandi ibi ni ibintu bishoboka, byagushobokera. Ingingo rero yo kuwa mbere iratubwira ngo igihe. Wibuka yuko turi ku buryo bwo kwiga Bibiliya. Uburyo bwo kwiga Bibiliya rero reka tubuhuze n'ingingo yo kuwa mbere ivuga ngo igihe. 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 Mbese waba warigeze ushyira isaha ku gihe kugira ngo ikubyutse kandi ikwibutse gusoma Bibiliya? Mbese wigeze urwana no kubyuka maze ukareba ku isaha ugatekereza uti nsigaje iminota 15 gusa kugira ngo ntangire umunsi wanjye, reka nsome nihuta? Mbese wigeze usenga isengesho rigufi cyane cyangwa usoma igice cya Bibiliya mu buryo bw'umuhango kugira ngo uturishe umutima wawe, ariko umutima wawe ukaba utanyuzwe n'umusaruro mbere y'uko wihutira kujya ku kazi k'uwo munsi? Aha baratubaza niba warigeze usoma Bibiliya byo kurangiza umuhango. Ibyo bihe byegeze bikubaho? Ese njye byambayeho? Usoma ibyanditswe byera ahubutse ntagira icyo yunguka cyane. Umuntu yabasha gusoma Bibiliya yose agaheba ibyiza byayo, ntafutukirwe ndetse n'ubwiru bwayo bukomeye buyirimo. Rwose ushobora gusoma Bibiliya ukayisoma yose, ariko bikarangira nta kintu na kimwe usobanukiwe mu bwiru bwayo. Mu gihe hari imigisha izanwa no gusoma Bibiliya, kimwe no kunywa amazi ava mu cyobo kigurumana umuriro, umuntu asoma byinshi kandi vuba. Birashoboka ko umuntu yasoma Bibiliya yihuta cyane, ariko agahomba byinshi. Imana rero yaduhaye ijambo ryayo yahumetse kandi rifite agaciro, kandi kugira ngo turusheho kuyimenya, kandi muri urwo rugendo tubasha no kwisobanukirwa twebwe ubwacu. Urugendo rwo gusoma Bibiliya rudufasha kwimenya, kwisobanukirwa. Iyo rero dufashe umwanya wo kureba imico myiza itarondoreka y'Imana, ndetse n'uburyo yagiye ivugana n'abantu mu gihe cy'amateka yahise, dushobora kurushaho kuyikunda. Uburyo yagiye ivugana n'abantu, ubwo buryo buri hano mu biganza byacu, ariko tugomba gushaka igihe natwe tugafata umwanya wo kumenya Imana binyuze mu gusoma ijambo ryayo. Tugomba gushaka umwanya tukiga Bibiliya, tukabiha igihe kugira ngo ijambo ry'Imana dusobanukirwe n'ibirimo. Ntabwo ijambo ry'Imana risomwa amajyejuru, oya. Dukwiye rero kwicara tugasobanukirwa icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 17, igice cya 17 umurongo wa 11, tuhabona amagambo avuga ngo ariko
abo bo bari beza kuruta ab'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose, kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Aba ni ab'i Beroya, babandi bavugwaga, aho Pawulo na Sila bagiye binjira mu isinagogi yaho i Beroya. Abantu b'i Beroya bari bafite akamenyero ko gushakashaka mu ijambo ry'Imana. Saba Imana gushyira mu mutima wawe icyifuzo kiyerekeyeho. Saba gusohorezwa amasezerano ari muri Yeremiya 29. Yeremiya 29 tuhasanga amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana. Aya masezerano y'Imana se dusanga muri Yeremiya 29 ndetse no muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4. 29 se muri Yeremiya ho iri sezerano ni irihe? 29 umurongo wa 13 hari ijambo ritubwira ngo muzashaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose. Iri ni ijambo Uwiteka ubwe yivugiye ko nidushakana Uwiteka n'umutima wacu wose tuzamubona. Niki ijambo rivuga, kandi ntago iby'Imana yavuze ishobora kubeshya. Oya rwose ntago bibaho, ntago Imana ibeshya. Imana ntijya. Hanyuma muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4 ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Bwa mbere Uwiteka ati muzashaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose. Nuko rero nyuma tuzishimira ibyo Uwiteka azaha umutima yacu nk'uko umunyezaburi abivuze. Uwiteka yiteguye kuduha icyo dusaba cyose. Saba Imana rero kujya igukangura mu gitondo kare mbere y'igihe usanzwe ubyukiraho, cyangwa kuguha igihe cyihariye mu munsi wawe wo gukora ibyo. Mbere y'uko dukora ikindi kintu cyose tugomba kubanza gusabana n'Imana. Yemwe mu byigisho turi kwiga by'umuryango, tumaze iminsi twiga by'umuryango, bitubwira yuko burya na mbere yo kureba muri telefone hagomba kubanzwa Imana. Mbere y'uko ukuboko kwawe gusingira telefone aho ibiri, mbere y'uko urumuri rwa telefone, rw'ikirahure cya telefone rujya gukubita mu maso yawe, rwakabanje gufesinga ikirere cy'ijuru. Egurira Imana igihe cyawe. Ako ni akagingo gakurikira muri aya migisho. Yego ufite byinshi byo gukora, kandi hari ibintu byinshi byihutirwa byo gukora, ariko kumara igihe uri kumwe n'Imana ni ntagereranywa. Jya ahantu hatuje wenyine, usome Zaburi ya 46. Usome Zaburi ya 46. Urayizi se? Usome Zaburi ya 46. Umurongo wa 11 nawo barawuduhaye. Uyu se urawuzi? Ni umurongo uvuga ngo nimworoshye mumenye ko ari njye Mana, nzashyirwa hejuru mu mahanga, nzashyirwa hejuru mu isi. Haleluya. Imana ubwayo irivugira. Ririmba rero amagambo cyangwa usoma indirimbo ya 25 iri mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Ya ndirimbo ivuga ngo Yesu nuwawe nyakirane byanjye mfite byose, ngiye ngukunda nk'izigi
maze usome iyo ndirimbo. Yesu nguhaye byose, ibi nabyo bizakugirira akamaro. Tekereza rero ku migabane y'ubuzima bwawe utaregurira Imana, maze nayo uyegurira Imana. Imana ikeneye byose bikwerekeye. Mara umwanya uri kumwe n'Imana, ndetse n'igihe wumva bitakurimo. Nshuti, n'igihe wumva bitakurimo, ako kanya kegurira Uwiteka. Nk'uko kugira amagara mazima bisaba amahitamo y'umutimanama ndetse n'igenamigambi, n'imyitozo ngororamubiri ndetse no kurya neza. Ibi ni bimwe mu bidufasha kugira amagara mazima. Uko rero ibi tubyitaho, tugakora siporo ngo tugire amagara mazima, tukarya neza ngo tugire amagara mazima, ni nako kugirana umushyikirano n'Imana bisaba icyemezo gifashwe n'umutimanama. Ibuka ko imico mishya ishobora gufata iminsi nibura 21 kugira ngo imenyerwe. Abashakashatsi bagaragaza ko byibuze imico mishya imenyerewe itamenyerewe kugira ngo ibashe kukwinjiramo, nibura byibuze mu minsi 21 hari kiba kimaze kwinjira umaze kuyimenyera. Ahandi ntabwo dushobora na rimwe gutsinda hatari ubufasha bwa Mwuka Wera. Nshuti muvandimwe, ntabwo twatsinda hatari ubufasha bwa Mwuka Wera. Biradusaba yuko tutabaza Mwuka, maze twamara gutabaza Mwuka tukagira ibihe runaka twegurira Imana. Mwuka Wera azabidushoboza, nta gushidikanya, kuko hari icyo yasezeranye, kandi icyo yasezeranye muri twe kugisohoza aragisohoza. Ngaho rero fata igice cya 15 cya Yohana ugisome, hari icyo tubwirwamo. Hera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 8, hari amagambo avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryagajaho abahagi yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwejwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Mutabibasha nimutaguma muri njye. Nijye buzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, uko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro. Ayo ni aya mashami agashya. Nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri we, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ngaya magambo aboneka muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Hanyuma rero aha ni Yesu yatubwiraga cyerekeranye kuguma muri we. Nituguma muri we dufite ubugingo, turi abana b'ubugingo. Reka Imana ishoboze kuguma muri we. Imana tuyihe igihe cyacu, dushaka igihe tukegurire gusoma ijambo ryayo. Erega tuganira n'Uwiteka mu ijambo rye. Imana ibidushoboze, ntabwo twe twabyishoboza, ariko hamwe n'ibyo yabidushoboza. Reka rero tubigire ibyacu mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka umuremyi wacu, turagushimiye, uduhaye akanya ko kwiga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ry'ubugingo. Uhabwe icyubahiro. Abana bawe ubwo tugize uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, turagushimye ngo turagusabye ngo ntutubere imfabusa. Tugushyize mu biganza rero ubu bwoko bwawe, abana bawe babashe gufata uyu mwanya bakarikurikira. Ubahe umugisha, ubarinde, kandi Data ibibarwanya ubarwanirire. Reka tugushyire mu biganza abadamu batwite, ubakomereze mu kiganza cyawe, barindire imbuto wabahaye, ubongerere icyizere, ubareme bakomere. Data ni wowe wabishobora. Ngaho rero niwe mugabo w'abapfakazi, ukaba se w'imfubyi. Izo ngeri zose turazikweretse kugira ngo uzikomeze kandi uzirinde, uzibe icyuho. Abari mu mazu y'imbohe nabo bakomereze mu kiganza cyawe, ubahe kugukunda no kukwiyegurira, ubarinde ukwigunga, ahubwo Data bakomerere muri wowe. Abari ku bisasiro barembejwe n'umubiri abo nabo turabakweretse, abageze mu zabukuru turabakuragije, kugira ngo Data ubahe amasaziro meza, ubahe gusazira muri wowe, ubahe kukwerereza, ubahe kuvuga izina ryawe,
kubabasura bose. Ubuntu bwawe bubana natwe, urubyiruko rwacu turarukweretse, ururinde urukomereze muri wowe, uruhe gukora ibikwiriye, uruhe kwanga ikibi, uruhe kwanga icyaha no kukizinukwa, ahubwo baganduke rwose bakwiringire. Ubuntu bwawe n'ineza yawe byuzure imitima yacu. Ugira neza, turakwiringiye nk'Imana. Uyu munsi tukugirireho umugisha, aho twerekeza intambwe zacu duhirwe nawe. Urabishobora kuko uri Imana, mu izina rya Yesu, amen.